Abakobwa mwumve kano kantu ngiye kubabwira ibintu biranga umukobwa mwiza cyangwa se ibintu umukobwa mwiza agomba kuba yuje byibura nyine. Niba uri umukobwa ugomba kurangwa na kimwe muri ibi ngibi. Nuza kumva twemeranya nuze kugenda udakanzireke. Icya kabiri uze guhita ukanda subscribe kugira ngo nyine tujye dukomeza kubana umwetsi ku munsi. Niba uri umukobwa reka mbanze ngugire inama ikomeye cyane. Bura iyo umusore aje gutereta cyangwa se nyine ikintu cya mbere gikura umusore uje kugutereta wagukunze, ntabwo ari imico, ntabwo ari ndangagaciro, ahubwo nyine uburyo ugaragara fizi nyine ibintu bizamwataragitinga cyangwa se bizamukura ku nshuro ya mbere akikubona, nibyo bizatuma amenya imico yawe cyangwa se atangira kugenda asobanukirwa indangagaciro zawe. Rero fata agatebe wicare kugira ngo tuganire cyangwa se twungurane ibitekerezo. Ikintu cya mbere kiranga umukobwa mwiza cyangwa se buri mukobwa wese agomba kuba yujuje ni uburyo yitwara nyine mu makeya. Umukobwa mwiza agomba kuba yitwara nk'abakobwa, asa nk'abakobwa nyine mu makeya, afite indangagaciro za gikobwa. Kano kantu se urakemera? Ugomba kuba witwara nk'abakobwa nyine muri makeya, ugaragara nk'abakobwa. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane kiranga umukobwa mwiza cyangwa se cyakongera ubwiza bw'umukobwa. Niba uri umukobwa kano kantu ukumviriza cyane, guhora useka cyangwa se everyday never stop smile. Niba uri umukobwa ugomba kurangwa no guhora useka cyangwa se no guhora umwenyura. Impamvu rero buri mukobwa wese agomba guhora yisekera kubera yuko ibi ngibi byongera ubwiza bw'umukobwa byibura 95%. Ikindi cya kabiri, umukobwa uhora useka cyangwa se nyine uhora anezerewe, akenshi nyine abasore benshi cyangwa se abagabo benshi nyine bamubonamo nkaho azubaka urugo runezerewe cyangwa se azavamo umugore mwiza, umugore nyine uzazana amahoro ndetse n'umudendezo mu rugo. Ikintu cya gatatu gikomeye cyane cyongera ubwiza bw'umukobwa gituma umukobwa nyine buri mugabo wese amwifuza cyangwa se atangira kwifuza kuzamugira uwe, ni ukubaha abantu bari munsi ye cyangwa se nyine kuba agira umutima uri kayindi, kuba agira umutima ufasha, kuba ari wo mukobwa nyine ufite ubumuntu muri we. Aka kantu kumve neza cyane, umukobwa wubaha abantu bari munsi ye aragenda agasa nk'Imana neza. Rero kumva ko ino point rero hari akandi kantu gato cyane gashobora gutuma ubwiza bw'umukobwa bwiyongera. Ni akahe rero? Ni ukwiyubaha, kubaha abandi ndetse no kugira indangagaciro nziza. Ikindi cya kabiri akarenzaho gusenga. Ubundi hari umupasiteri wavuze ngo no kuri nyashya hagomba kubaho Imana. Abakobwa mwese muzi neza ko muteye neza, ubwiza bwanyu bwiyongera cyane, bwikuba inshuro ibihumbi. Noneho iyo urengejeho kubaha Imana, ngo nawe itegereze neza, umukobwa udafite uburanga yubaha Imana bigatuma abantu bamukunda cyangwa se bamwiyumvamo. Ngaho nawe tekereza ku ruhande rwawe, noneho umukobwa mwiza nyine mu makeya yubashye Imana byagenda. Umusozo wa video rero noneho niba wifuza yuko noneho nzaguhereza igice cya kabiri aho tuzaba turi kurebera hamwe ibice by'umukobwa nyine akwiye kwitaho cyangwa se agomba guhereza agaciro kugira ngo nyine ubwiza bwe bwiyongere, uze gusigasa muri comment uti Iva iyo video nayo yiduhereze cyangwa se turayishaka cyane. Nimuba benshi ndahita nyibahereza cyangwa se ndahita nyikora uyu munsi muze kuyibona nimugoroba. Ndagushimiye cyane wowe webye ino video kuva itangiye kugera ahangaha igeze. Imana iduhane umugisha ndetse kandi ukomeze kubaka urukundo ndetse no kwimika umwe muri wowe, bizatuma ubona ibyiza byinshi ndetse kandi ushyira imbere gusenga no kwizera Imana, uzabona byinshi utigeze utekereza mu buzima bwawe. Imana ikurinde. Hasta la vista, ciao ciao.